Chime ngiye gomba gutana ikiganiro kandi ubu ngubu tuvugana maze kugitangira. My name is Shema alongside Barbara. Muhoza, what are you laughing at? So nago nenzi kanye utangiye ikiganiro ntangiye ndimo ndabaza. Mumeze neza, and that's good, yeah? We love you so much. Thank you so much for the support. We are seeing you guys. The way you watch us, that's how we watch you guys. How do we watch you? By your subscription, your views, your comments and everything. Make sure you're part of the show. So Chime in rero nta structure igira. Urabona ukuntu abandi bantu bakora ikiganiro ngo ikaze tubahaye ikaze mu kiganiro. Chime in has no structure. Basanze tuganira dukomereze. Everyone will come and join us in the conversation. Big time. That's the meaning of Chime in. Injira mu kiganiro natwe already tuba twinjiranyemo gutya. So Roy FM is powering us, and this is Uzi Collection. Yes. Batwambitse neza. Muri kwana kuntu nsa sinimenyera. What? Barbara, you're very nice. Hari igihe nyambyuka mvuga nti I know what to expect from Shema. Shema ndamuzi. Okay, ibi yabivuga n'ibiki. Ariko noneho nk'ibyo ngo reka nkubwire. Burangiye nanga abantu uko umuntu ashobora kumenyera. Ndanabyirinda cyane. Deja nawe ntiwimenyera. Byo nyine ko mba nambaye neza. Uzi Collection is doing the most. Ariko uzi mana baradufite. Aba diaspora. Let's talk to the diaspora people. You can write to Uzi Collections on their Instagram, ugakora order, ukareba amafoto, ukababwira ama size yawe. Hari n'igihe ushobora kubohereza size zawe, bagahita bakudodera imyenda. I mean, ikindi kintu nakubwira, urumva iyo uguze umwenda. This is a bit not good. Let's continue. Ndakiyongoroye nsanga uramutse ubwiye umuntu ngo ntufazafata ifoto yanjye ngo yohereze muri Uzi Collection ngo ndashaka ingibi kuko ushobora kohereza ifoto ugasanga taye ntago imeze nk'iyawe. Ariko ako kantu n'akantu ko kwirata. Iyo mwenda Nyembo yawambara. Oh my God. Nyembo will not edit iki kiganiro man. Vuga neza ibintu. Gusya mu nkabari. Nyembo nutake editinga. Iki ngiki cyo turara muri office ya Isa. Shout out to Isa and Royal FM. You guys are the best. Tuzara muri office ya Isa njya gukorega. Ntago bishoboka. Kubera ko atabera. Nta nubwo ntabyo guca muri HR, ntabyo guca muri administration, straight kwa CEO. My God. Let's just do this show, okay? Oya Nyembo amaze kumenyera. Uziko Nyembo amaze kuba umustar. Arusha izina Chime in. But Chime Nyembo ni udukorera umuti umva Nyembo turagufana sana. So Nyembo rero ibintu mubona aba yakoze aba yabikoze neza. Akindenzaho. So we are chiming in today. Yeah, big time. And we have a special guest. Oh yeah. Dufite umushyitsi w'ibidanje. Yeah, w'ibidanje. Manzi mvuge se ibintu byo nanavuze ubushize mu gihe isho Nyembo yishe. Oya ibyo ni ibanga. Ntago ari ibanga. Oya it's okay. Ugira nk'ari ibanga. Ntago ari ibanga. Can I ask something? You chiming in cyangwa already. So ladies and gentlemen, you have Angelique hamwe natwe. This is chaotic. Show yamuyobeye. This show is so chaotic. Angelique muramuzi ni umumama mwiza ufite izina ritari ritoya cyane abantu benshi baramuzi. So njye mbimubwira ariko n'ubundi njye mbimubwire ndamufana. First of all ndamufana, umwumvisha avuga ibitekerezo atanga, ni umuntu ushobora kuguchallenginga in a way. Yeah. Kuko ni mukuru afite n'ubunararibonye mu buryo bwinshi cyane butandukanye. Yes, yeah. Ibyo rero tukabimwubahira. Ikirenze kuri ibyo ngibyo rero ubushize nazo mbivugaho, n'umwinterprète ajya babyita interprète niko babyita. C'est sur le français? OK, merci. So interprète I know. Iyo shock ufite niyo mporana every time I meet this guy. Why do I have to shock you guys? Okay. There's a story about shock that we're going to talk about. Yes. Yeah. So Muhoza. Nzi mama Angelique kuva ndi mutoya njyewe. Kuno kumwegera ari ibintu bya danje. Atari ibintu bya danje ko mwegeye yansubiza inyuma. Kuko no mubyeyi ahubwo ari nyine ari kuri spotlight ya hatari. Sibyo? Ubwanjye ntabasha gukandagiraho muri icyo gihe. So dore ko namubonaga. First of all
muri Zion ku rusengero wacu yari interpretaga mu bapasiteri asemurira abapasiteri mu ndimi zitandukanye igifaransa n'icyongereza. Icya mbere ni ukuntu yabaga ari gusemura agahindura icyo bavuze kigasohoka kiri fan. You get what I'm saying? Like she's not boring. One hari umwinterprete usobanura ibintu uko babivuze agasobanura uko babivuze. Uwo ni Muhoza, sibyo? So are you saying I'm boring? You're not boring. You take things straight. Like there's nothing. Urimo ko ndambirana? Ntabwo urambirana, uvuga ibyo bavuze ibisekeje. No, wait, bavuze ibisekeje urabivuga bisekeje abantu baseke. Bavuze ibabaje urabivuga bibabaje abantu bababare. Bavuze so you mean I'm too serious? You're at work. Yes? I don't know hakaza Angelique. Angelique is fun. We nibidasekeje afite kuntu abihereza amaterime asekeje. No, abantu basinya muri Zion barabizi. Babivuga cyangwa se yaturuhuje icyo kintu. Icya kabiri ni ukuntu yambara neza. Yes. From Monday to Monday. Like nakuvuga ngo from Monday to Sunday. Ushaka kugira ngo iyo Sunday yo yayambaye nabi. From Monday to ufite nta konje yo kwambara neza agira. Yambara neza buri munsi. Nge mbitekereza nibura igiye kuryama nibura uyambara ama robe de nuit asanzwe nk'abandi bantu cyangwa nayo afite aka design kariho. Like ngwara ka design kaba kariho. Aka design kaba kariho ari yaranje. Ikindi ni mwiza. Chime. Ni mwiza. Like ahagaze hariya. She's good to look at. She's look like there's nothing boring with Ange. Yes. No, don't die with me. Special guest. Uri kubona ore matara yamumuritse ahantu hose ari mu kazi, yaba muri Zion, yaba muri Noble Family Church cyangwa muri Women Foundation, yaba out there ari amaze gukora akazi ahantu cyane atandukanye, convention center, arena, whatever. Itara rimukubitaho ibikongera urumuri. Hari abandi basemuzi beza ariko itara rikubitaho rikabamurika, bumurikira itara akamurikira abantu akanavuga neza. You get what I'm saying? Urumva ibintu harimo arakora. Chime, ndimo ndakora ibiki? Ushatse kuvuga ko hari abasemuzi donc ni amatara yakubita. Sinabasemuzi gusa ubuse nka nyuma y'imikoro ngo ngiye kubwiriza imbere cyangwa ngiye kuvuga ari imbere ijambo. Itara rirakubita ariko barakubita amatara nk'atanu kugira ngo nkunde ngaragare, urumva? So the package is too heavy. So that's ikindi nyine. I love her mind. I love her mind. She's very open. Buragira bavuga ngo abantu this generation things that we talk about, yeah? Millennials, Gen Zs, urumva baby boomers, ugasanga abantu barafashe bitereka mu cyiciro kimwe, hari ibintu badashaka gukoraho no kuvugaho, badashaka kugiraho n'ubumenyi. You can't be surprised usanze Angelique ari kuri TikTok. Yeah? I am, of course. You get what I'm saying? Grandma, how are you? So she can't be even on TikTok yaranani. She's not on Snapchat. I have an account kuri TikTok ariko guposta consistently TikTok yaranani. Nanjye si postinga as such ariko you need to be there. Of course ukamenya no kubikoresha. So Angelique is cool. Let me not say much, but I think I've already done it. You are good, you are great, and you are a role model to many, including myself. Yes. So Angelique is good. Ndumva introducing ariko agapira nakakurekera. Thank you for coming to Chime in. Uri umufana wa Chime in, uduha comments, uduha feedback. Na topics. It's nice to have you. Ariko uziko ari ibyo mbana. Yeah, na topics. Yeah. So, Chime, some topics mwagiye mubona Angelique was behind. Yo, umva. Imunera amabuye nk'aya Shema sibyo raza. Yeah, thank you Barbara, thank you. Unira amabuye biroroshye yante nagusubiza. And I've been dreaming about this. Yeah. Oh. Sitting by both of you, especially this one. This one. Wait. It's crazy. Yeah. So thank you for having me. The pleasure is ours, big time. Yeah. Uriya ni je wavuga. Ni wowe. No wenyine. No wenyine. You deserve that. Thank you. Yeah. Numva ngo abantu babahindabyo zabo. Take your flowers. Twaguhaye flowers zawe. Yeah. Akuse nk'ubu ngo administration kuko itateguye indabo kandi kuri indabo. Very much. Oh my god. Administration kuko itateguye indabo. Please don't put Royal FM on the spot. No. But today we have Angelique and we're going to talk about something very interesting. Tujye kuvuga ikintu turabizi ko mwese nk'abachimers icyo kintu muracyisangamo. N'abantu bari under 18. Nibo babi.
tugiye kuganira ku buryo urukundo rudukoresha amafuti, stupid things, love making you like do to be stupid in love. No, love making you do stupid things. Ku buryo iyo izo hormone zatuje n'ayo mashagaga y'urukundo wicara ukavuga uti yo nigiye wakoze biriya bintu. Ese Barbara ubwo n'urukundo cyangwa n'amarangamutima aherekeje urukundo? None ko aherekeje urukundo ubwo mva atari urukundo. Wowe uba wakundanye, uba uzi ko wakundanye, wakunze umuntu. None se nturakunda umuntu ukava hasi? We keep on calling it urukundo. Biba urukundo yo amarangamutima, for us it's going to be. Let's call it love. Muvuze ndabyemera. Let's call it love. Tubyita urukundo. Urukundo rujya rukoresha abantu. Shema kuri usa nkaho urimo kumiragura amagambo ushaka. Oya ndavuga ngo ndaza kwitonda cyane dufite umushyitsi ariko ndababwira uko mbitekereza. Biyu. Urukundo rujya rukoresha abantu amakosa. Yeah. Ibintu ukora in the name of love, hanyuma nyuma washyira ubwenge kugiye ukavuga uti yo ndanyurahe. Did I say that? Bira narabivuze. Bira narabikoze. Cyane narabikoze. Ugashaka ahantu ujya mbese isi ifunguka ikumire. What are your thoughts? Hey, ni kubaya. Si kwa ubaya. For real. Yeah, but it happens. Have you done stupid things in the name of love? I think yes. I think all of us. I think nibaza ko abantu bose at some point twakunzwe But cyangwa let's share our stories. I want to hear from you. No, we don't want to share our stories. No, some small things. Basi mubyitirira abandi. Ushaka abantu mubitwereye. Can you imagine? No, kubera ko dukeneye kumenya. Ibyo ndabyemera. For me, I believe that love is commitment. Yeah? Love dushaka kuvugaho ntuyitekereze mu buryo buri soba. Ibyo urimo kuvuga biri soba. Urwo rukundo ushaka kuvuga ruri soba, nta rumogi rurimo. Ni urukundo nkuko Bibiliya ruvuga mu Bakorinto 13 ngo urukundo ngo rurihangana ngo ruragira gute ngo ruragira gute. Ni urukundo ruri soba, urukundo rw'ubumana niko nabyita, urukundo ruzima ruri pure. It is sober. Oya turimo turavuga when you're drunk. When you're drunk. Urukundo ruri high. Uri high, like you know high people when they take drugs banyoye urumogi cyangwa inzoga basinze. Ariko aho ngaho none ni munderekeza. Amarangamutima yabo. Aho ngaho none ni munderekeza. Muhere kuri commitment rero. Urumva iki kintu cyose kiza kubera ko hari ibintu wavuganye n'umuntu mwumvikanye n'ibiki sibyo cyangwa se ukuri kubona umuntu. Hari n'igihe rega uzi ko kuba nkukunda Angelique bitegeye ko nawe ubunkunda back. Yeah, definitely. Kandi ubu stupid nshobora kubukora ku muntu we atanankunda back. Jize kora ko mukunda. Bavuza kurusha. Abenshi ngo byabaye. Kwitelefone. Muri yo call rero byinshi niho byabaye. So akenshi tubikora ku bantu batadukunda. Kubera ko tuba twasaze. Sometimes we overdo for us to buy love. You think? Yeah, sometimes we do stupid things for us to be able to gain the attention umutima, yes, of somebody. That person. That's crazy. That's wise. Ibyo ariko ni yindi side kuko hari ibaho noneho mwembi mubirimo. No, iyo ngiyo ya mwembi yo kunini, like I suppose it happens when you people you are new in love, like mumaranye imisi wano rukundo rwarukibira rw'ibyumweru by'amezi 5 ya mbere. Urukundo rutarajyamwo ubusazi, rutarajyamo realite cyane. Muki muri love and everything. Muri honeymoon phase. Ugasanga kabisa umuntu akoze amara gukorera ibintu by'igitangaza bikora undi muntu. Sometimes nekereza ko bidakwiye gukorwa cyangwa se ubikora atanabikwiye ukabyisangamo. Kuko sinekereza ko abantu barambanye igihe kirekire imyaka 5-6 mwamukiri drunk. Oh yeah. Mwarabaye soba. Ntekereza yuko urukundo rw'ibisazi ruba muri coup de foudre. Yego. Muri crash. Nibaza ko ariho urukundo rw'ibisazi ruba. Yego, urukundo rw'ibisazi rushobora kuza muri hariya rwa rukundo rwa nyarwo n'uruhe ni agape. Agape. Yeah. Rwa rundi rwo mu Bakorinto. Yeah, urukundo nk'urwo rwa crash. Urukundo rusanzwe ni agape, ni urukundo ruri fraternel. Iyo hajeho rero tugiye mu yindi vitesse bibindi bintu. So nibaza yuko ubusazi bwinshi ukorwa muri crash. So tuvuge ku busazi. Yeah, ubusazi. Hey Jesus. Ubusazi ko ndimo ndashaka ishusho mbiha
mushaka nyine oya tuvuge story tuvuge ubusazi bwabayo ibisazi when you get drunk and you don't think twice unavuga ikintu ukaba you text Chimers you talk 7 hours you're texting my time let me tell you if I gather back my time that I wasted speaking to somebody somewhere ayo masaha nkaba nakozemo nka course bafite nka papers nk'umunani certificates yes I used to speak oh my god wanaga kuri telefone that you know like chatting with somebody ndazutse ndapfuye ndariye nyine it's a bit stupid like ubuzima bwawe bwose umuntu arabufite ahari nawahuri it's as if muri like that kind of wastage of time you breathe ukamubwira ko you are breathing you are taking your cup of tea ukavuga icyayi no njye nabikoze n'umukobwa kera we jump it we move shema wano oya babari havuge nabikoze n'umukobwa ariko ntago twabanaga hano it was a kind of long distance relationship and then we had that kind of life where we talk every day we everything and I was really being very loyal to her and stuff. Okay, so what niki cyari stupid crazy yes ikiri stupid n'umwanya wanjye natakaje hanyuma I hope she's not watching Chime. No, she does, and she's my good friend. She knows you call it wasting time. Oh, big time, because actually I find out I was wasting time because I was the boyfriend here and she had another boyfriend. She had another boyfriend there, and the time we broke up, in 3 months she got married. Oh yeah? Yeah. Where? Yo. So you wasted time. Texting, don't go muhaga agenda y'umunsi. Yeah, and I was really being very, very much loyal to her, and I had a lot of opportunities not to be loyal. Yeah. Ibisazi byawe byabaye so I wasted opportunities. Zo gukunda abandi. Yeah. No gukundwa n'abandi. And I wasted my time, of course. Nanamubwiza gukora ibintu byose like everything that is happening in my life. Vulnerable. Ntawe mbona. Shema ukuri. Njyewe rero ndi mu rukundo njya mvuga imyenda niba arayisengere nambaye nkayivuga Shema is chaotic. You are a miracle. What? Njye ndi mu rukundo ndujyamo gake nibyo ngiye kubaza urujyamo kanga ntago wagendera kuri yo speed kare none umwanya wabura ariko narugiyemo njye nagukunze twakundanye sari umugabo mwiza nkanjye ndumva nitekereje numva ngiye kwikunda. So, Barbara, what happened to you? What crazy thing happened? Yeah, crazy thing is going to be time. It is going to be time. Aho like wumva no guhumeka ariwe oxygen. Yeah. Ariwe oxygen ukumva niwe oxygen yawe. En fait, niwe fuel. Niwe utuma utekereza ubwenge busubira ku murongo. Mutaravugana you're sick. Wumva urwaye ukonje ugiye kurwara grippe utangira kuzana mushwari n'ibintu. Please. Naga byo no wabikora. Yewe. Ariko ubanza uzima manje ni mbambone uri nk'ivampire mbambone urabona ko no Angelique is a lovey dovey. No. Let me tell you. Mani fashe navuga ijambo nko kwita umuntu Marine cyangwa se kwita umuntu oya nago uzi mama Angelique mbambone ari wa muntu niyo wanamubaza yakubwira ati utekereza ko koza akantu gashyashya akete yikomereza like the very next day akafita undi. That can be me if I'm not in. Let me tell you. Cyangwa se Anje mbamwe umuntu wabaza abasore nka 15 mu gihe cy'ubuto bwawe of course ngo uri mama uri umuntu wubatse uri pose ariko mu gihe cyawe cyo gukoresha ubuto bwawe like she punished them. Ushaka kuri wa muntu uhaninye tudutose batwigiza amashyano. No, I was very urabona ukuntu meze. I was like that igihe cyose. So whenever you come into my life, first of all, I don't think ko wari no gutinyuka kuza kumbwira ibintu ubona tutabiri kuko ngiye nkwishimiye ubibona ko kanya. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo urabona ngo turaza kubigenekereza ngo wenda buriya ngo araza kujya muri mood. Nta bya mood. Ni black or ni white. It has been always like that. But
let me tell you nkubone and I crush on you wewe ntago wancika you will feel it, you will express it. umva I will feel it, I will Do you say express it. wabivuga wabibwira umuntu nabivuga of course why ibintu byo kumbwira ngo I love you nabivuga very much I love you so much I love you vino mukecuru ariko Ariko nanjye se ndabivuga waguse, Shema Mana yanjye. nanjye nakunze umuntu ndabimubwira reka da nukuri Shema telling a person a guy kuko ubu ngubu nibyo turimo turavuga urukundo ruri muri sex opposite telling a person yuko wamukunze like you feel like cyangwa no kubimugaragariza ushobora no kutayimubwira kubera yuko culturally n'ibiki byose yewe nakijijwe ndi mukuru let me say ni kuvuga ngo adolescence yanjye n'ibiki byose wariye show narariye show I see I really played how I can wigeze ugira boyfriend nka batanu icyarimwe oya ibyo ntabwo wapi slow down kubera ko ngewe reka nkubwire ikintu kimwe nagukunze nuwo gusa nshobora nakunze undi muntu nshobora kukwita izina rya nakwita Nyembo kandi wari Shema turi kumwe ntibyakunda kubifiltra ntabwo byakunda that's why your generation is weak for us we are imagine urara kuvuga ngo ufite Karine ufite Belize ufite abo bantu bose ayo mazina I'm just taking names randomly ukamenya ibyo ubwira A ukamenya ibyo ubwira B ukamenya ibyo ubwira ChatGPT ariko ngo niko abantu basigaye bohereza message ibyo nabyo narabimenye reka yes I want to text with my girlfriend for like 15 minutes this is my mood what do I say ChatGPT akakubwira amagambo uri bukoreshe and then kandi wana kuko ChatGPT ufungura tabs ebyiri imwe ukawayita Ange ndekeshyiraho Barbara then ikagufasha guchattinga sometimes uhora n'ukuntu izi automating message bakajya basubizanya then you sleep so I'm here chatting with Barbara I'm chatting with Barbara and Ange I'm in the bed with somebody else then ChatGPT chatting with my girlfriends, two of them. The third one we are together at home, we are watching movies, we are enjoying lives. I need to land yeah. Oh wow yeah it happens ubu ngubu ntabwo umuntu agikoresha umutwe ariko so you are talking nari bizi ko ChatGPT ifasha abantu with okay jewe nyikoresha for work ariko ntabwo nari nzi ko I can use it to no AI is the solution for some things and an issue to really a disaster to some other things. It is so much artificial abantu bazajya icyo nkubwira ariko urabibona the end of it bizaba ari ibindi kuko it's too much artificial. It is amagambo avuye mu muntu avuye mu mutima w'umuntu navuye kuri chat bitandukanye ntabwo bisa so waruvuze ngo ubusazi wawe warakoze ni time ya ubusazi bwanjye ni time maybe ubusazi bwanjye ni ukubivuga tell someone that I love you I feel like I love you nabyo ni ubusazi muri culture zacu no mu gihe cyacu yako nge ntabwo ndi umugenzi kubyumva ubu ngubu babivuga it's very easy it's easy hano umukobwa aragutera tugatumutwe umukobwa akubwira ibyo ashaka nuko abitekereza nuko mwabipanga and then you go with the agenda yes actually akaridinga flow yose then mu gihe cyanjye I don't think wari kubibwira nk'umuntu good enough nta mobile zabagaho nari wagomba guhamagara umuntu kuri landline n'ibiki byose donc iyi façon yo kubikomunika mu buryo bworoshye ntiyari yoroshye so hari udupapuro dutoya nibuka hari ikintu nibuka it's going to be crazy can you focus sinari umukristo sinari nzi n'ibya Bibiliya and I remember ari umuntu twiganaga and then tukandikirana muri cantique de cantique tukahana ama verse cantique de cantique ni iki indirimbo za Salomo indirimbo za Salomo I swear kandi ntazi Bibiliya unyine ugafata randomly muri Bibiliya ukumva ijambo it's sweet ukaryohereza Maman Angélique qu'est-ce que vous avez fait udasenga no navukiye mu muryango w'abakatolika utari umurokore we don't read the Bible ni ukuvuga ngo Bible kumenya ko Jesus so katubireke pass it's crazy cantique de cantique I swear so hari amasezerano yagiye ntanga that was okay kumana amababy narabeshye kweri ariko nyine nakundanye na benshi ariko bake twakundanye nabaye amasezerano nk'ubu ngubu kujya umuntu uti ngiye nagiye ntanga ibibanza by'abandi nagurishije ikivu ibintu byose bikomeyeza mu rukundo natanze amasezerano akomeye buri abantu batuye muri Kigali umukobwa ushobora kuzajya kubimura kandi igisekeje bari mu rukundo baranabyizera
mushobora kubwira umuntu uti buriya agiye ngo haye ikiva akabyemera kandi none se ubundi reka nze mabaza ntabwo iri isura yemiwe byose so love makes us text stupid things exactly urukundo rutwandikisha you can't breathe telling someone kubwira umuntu ngo burya kugenda urugendo rw'amaguru rw'ibirometero nka 20 ujyahe yo nibutse umuntu imvura ikagwa igahita izuba rikaka ngo aributse nibutse umuntu twagendanye twavuye ako ni kera ariko disi nari mfite urukundo rwinshi I was mad twagenze kuva primature n'amaguru turaza tugera Nyarutarama tuzenguruka Nyarutarama turimo kugenda tuganira kandi disi nanogoma muvuga ibintu bita making a sense n'uyu musisi nibuka ibintu twaganiriye tuzenguruka Nyarutarama tugera ahantu turicara bari batarahubaka hose sinzi ahantu twageze turicara sinibuka ibintu yambwiye ariko numvaga ari nka marayika w'Imana turi kugendana tuva Nyarutarama tugenda n'amaguru tugera Sheland numva Sheland niho I couldn't walk anymore numvaga amaguru neza yajemo ibiti hanyuma dutega moto ariko numva ijuru riramanutse riraje rituye nyine mu mutima wanjye aya no love can uyu munsi I don't think I can walk that long distance I don't think love why not nyine kubera ko mugenda mubwirana utuntu tw'utugambo turi muvuga story muva kuri grandpa aho stories zo kwa grandmère ukuntu mwajyaga kwa grandmère ukagenda gutya mukazivaho mukajya muzo mu baturanye mukazivaho mukajya muri filime and you're enjoying and kandi mufite utuntu muri buhurizeho uko byagenda kose iyo mufite kwa sogokuru niyo atamufite abafite uncle ujya kumera nkawe akakubwira ibyiwabo ibyo mukabivaho mukajya ku kibuga cy'indege mukava ku kibuga cy'indege muzenguruka isi and ntago murambirwa and you feel it kandi ibintu byose biba biryoshye mu matwi nta kintu kiba cyane nko ku badamu kubera ko dukunda kubwirwa nk'uko abagabo bakunda ibyo babona uba waryohewe kubera utwo tugambo abakubwira kandi nta nubwo wabisubiramo hagize umuntu kubera ngo harya ngo mwavuze ibikino oya nta nibyo wibuka ntabyo wibuka you keeping your time for no reason ariko iyo time ikabira you don't feel like urashaka kwaceceka ubu noneho hajeho ama telefone mobile kireka battery zimwe cyangwa se bigenze gute cyangwa usinze ukajya kumva umuntu atangiye nko kwivugisha arimo aragona ariko you feel like ntimushaka guhana ubuhumekero period ubwo nibwo busazi time spent text messaging calls ibintu twaspendinze amafaranga love has made people do stupid things urukundo rutuma abantu baspendinga amafaranga ari ridiculous let me tell you ugasanga wowe ntabwo ushobora kwigurira telefone but you offered a phone ariko wayiguriye umuntu did you guys because ibyo ngibyo spending realities zivaho ntabwo we spend maybe not on phones but on other things a good perfume maybe I have urukweto rwiza and I spent money that I didn't have by then ukikopesha wakuye so God provided God is gracious Jehovah Jireh we are talking about the God who provides I have spent and sometimes you have two girlfriends and you have to provide for that ibaze bose ugomba kubaha bakara rouge but people abantu urukundo rwatumye mutanga amafaranga mutagombaga gutanga ukaba uzi ko iwanyu bashonje wakabaye ugafata amafaranga ukayakubita icyana of course cyangwa ukora ikintu cya danje nibaza iyo ubigarutse inyuma kwa kundi wavuze ngo uyu muntu when you come back to your senses because senses utumutwe oyo asubije ubwenge kugira uravuga ngo uyu nige naha nige you feel like bya bintu bya ukibaza none what was the motive ni igiki cyari kiri inyuma y'ibyo bintu kibisunika aho ni ubonera ariko ari stupidity kubera kutangira nawe kwibaza ngo birashoboka se hari abajama bagiye baba abagabo mu rugo urabona ko umugabo afata responsibility zo kwita ku mugore we ibintu byose koga kwambara ibikoresho by'isuku kujya muri salon gukoresha inzara kwambara ibintu byose ku mwana ufite ababyeyi banishoboye
cyane tipa agafata izo nshingano rwose akazifata. why ese baracyabaho nari twabonako in this Rwanda abo baracyabaho muri no era shamwe ikomeretsa abantu In this Rwanda? shamwe ikomeretsa ko ari bose baharisha. uyasha Shema, no, no, the no. only time ntekereza ko umuhungu ashobora kumera gutyo ni igihe yuzuye n'umumama n'umuntu umuruta atari age mate. Njyewe mbabwira ndabizi reka ha hari abagabo n'isi n'abakobwa babaye abagore bajya guhahira mu rugo rw'umusore no kusasa no kugira iki. That is also stupid in my view. maybe a young guy wuzuye n'umuntu umuruta maybe kugira ngo kuko urumva deja ababizi ndi no kubyita kuzura ndi kumva uri murankanga okay bakundanye kuzura Okay, bakundanye relationship okay yo remember what is that language murasaba ni imisango ndakurahiye Shema urumva akundanye uyu mwana wanyu yuzuye n'umwana wanyu okay urumva when you get in a relationship umuntu ukuruta urabyumva kubera yuko hari icyo kintu cya difference d'âge hari ukuntu kiba gitikinga mu mutwe wawe and then ugashaka kuba umugabo like to prove yourself kuri umugabo yes yuko ntabwo ari favor wahawe n'ibiki byose so uramerita urwo rukundo cyangwa kuba wemewe and then agahinduka responsable bimeze gutya aho nga barangana ari age mate agatangira kumera gutyo cyane rwose. No, you are talking about age mates ahubwo anamuruta imyaka ingaga gusa mutipe ufite nka 27 umukobwa ni 21 22 sometimes 20 and then agahinduka nkaho ari umugabo we agafata responsibilities ziwawe w'umukobwa ko uwo mukobwa ntabwo iwabo nyine umukobwa biwabo ni ugusimpinga ariko gusa bashaka nyine n'abasazi n'ubusazi bw'urukundo ukumva kugira ngo uyu mukobwa mufate mwoninga 100% you are lying yourself guy nyine ufashe inshingano ubaye umuntu w'umugabo cyangwa se uri umukobwa ufite iwanyu bro nturanabyuka ngo unakoropa iwanyu cyangwa se unoze n'ibyo unadebarasa ku meza sibyo ariko mu gatondo keza cyane kwa gatandatu saa 12 urabyutse ufashe akamoto urakuriye unyarutse cyane bitarabaho ugiye ku rugo rw'umuhungu urakorobye urashashe iririre yagafe ibintu byose shira misaye narabyutse. What? Good morning darling. Abashaka kwereka ko ari wife material abashaka guprova ko ari wife material yabo umugore yako yabo ungo abafite agenda ashaka ikintu ashaka kurongoroka abenshi ntaganda kurongorwa bitaranazamo ariko nyine yegeye muri relationship ahita abo umugore ibyo abona nyina akora byose aragenda akajya kubikora boyfriend boyfriend uri burangize ibyo ngibyo kuko ufite kafi ya saa 12 za kubutashye ugicomoka neza ufasha akamoto kerekeza za Remera hari indi kumanuka inkungu iva kurya nyuma ije kuryama muri amashoka y'umweru wari washashe mu gitondo itari we wakoze ibintu bya saa 12 na saa 1 Marine ntanzi okay ibyo se ni bisazi biba byakozwe nande n'umukobwa waje kwirwa koropa inzu y'ibagiro. Shema wiriwe muraho behave. No, my Chime has know what I'm talking about. Here I'm not lying. You will see. Yeah. So that is stupid. Very stupid. That is very stupid. Doing wife duties. When you're not yet a wife, why? It's cyangwa se kandi ibintu bijya bamwe ntago mubiza no twahuye n'ibyo gusenya twebwe ntago zari stupid ikintu no mwebwe udupapuro no kujya muri ibyo nagiraga narabikoze banangiye nshobora kumutanta cyane mwavuze agapapuro ndaseka kubera ko bita umusheri wanjye twakundanye akoze ubukwe ejo bundi twandikiranaga udupapuro so tumwandikira dufite nukuri turacyahari ahubwo turi kwa mama Yo, the way your story develops. No, dutwara. Twarandikiranaga. Mbere nshaka kujya kuvuga izina rye. So, twinye twandikira mu gitondo good morning love. Inde nkanakiza harimo izina rye n'iryo nabanzaga imbere. Tukandikirana nkamwandikira nkahita nkeza nifite akatipe gashuti kanjye kagahereza urupapuro. Okay, akagashuti kanjye kiga mu myaka yo hasi. Kakarutwara nawe akatanyandikira kandi akamuhereza. Ufite umwana yari messenger. Ni muri secondary ariko it's so sweet. It was really sweet. Yabyo byaransapotinze amashuri byatumye niga neza. I was so much focusing on my studies because I had a wife at school. Wife noneho. Shema kani watubariye bikumanisha ko turwara. Harakantu nari hari abantu dukorera stupid things mu izina ry'urukundo and they don't marry you.
wese ninde mushyingirwa ukaba warazindukaga ujya gukoropa kwa boyfriend or whatever invitation igasohoka yavuga imiryango y'akana uya hari n'igihe noneho inasohoka uvuyeyo. No, that's a betrayal. We nukwica ibyo ngibyo. Let me tell something, Barbara Muhoza. Kundo ni AI. Anje please we mushyigikira mu bisazi. Njyewe ariko turashyigikiranye hano ni koperative yacu against you. Umva nkubwira ibintu abantu kuvuga ngo murakundanye ubwo busazi murabukoze maze murashakanye biri hafi ya ntabyo ntabihari kandi kuvuga ngo uvuyeyo none se Barbara nimba umuhungu uvuye kumukoropera kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu mu byumweru cyangwa se mu byumweru bitatu ukabona save the date urwo rw'ubundi wigeze urubamo cyangwa warimo nk'umukozi wo mu rugo ayiwe kabisa wari that's sad sibyo so noneho reka nze nkubwire ukuntu bibameze mu relationship menshi and this is an advice like a free advice babyita iri gratuit ntago ndi buyibishyuze conseil gratuit we mu relationships murimo Chimers my friends get to know if you are the one or if you are a placeholder, yeah, or you sometimes you are really a main girlfriend but you're not going to be the main wife or you're not going to be the main husband. Sibyo? But you are the main, really you are the main girlfriend boyfriend. Sibyo? This is what happens. Most of the main boyfriends and most main girlfriends in the relationships of today, there's no plan to get married. No muntu muri kumwe abafite indi target iri ahantu runaka ariko at the point ntagira available cyangwa se hari gitarashyira ku murongo gusa uyakurebye Barbara ngiye nkurebye nkajya mbona ko you're not becoming my wife ariko mfite Angelique tuvugana bisanzwe we chat hi how are you most of the time on my phone kabisa sagare mu tuvugana amakuru yanjye abayazi nyazi so in that case who is the main turi inshuti sibyo so the main girlfriend ni Barbara turi kumwe turasangira buri mugoroba turajyana gusenga nimba ndusenga turasokana nimba nsoka niwe abantu bazi ariko iyo mwitegereje mu mico ye n'imyitwarire ye uziko ntashobora she's not my person ntago ashobora kumbera my lifetime ariko ndebye Angelique she can be my lifetime but today maybe she's busy in another relationship cyangwa se ko kumuzi neza yambwiye ko narangiza amashuri nibwo azatangira gukundana cyangwa hari impamvu nyinshi cyane. So icyo gihe Barbara is the placeholder. Yes, she is the placeholder. Sometimes she has hopes ndanamupresence ni wacu oya shema ibintu mbibwira ako nyembo wafashe microphone tugasobanura bano bana ikibazo anabizi ibyo ndi kuvuga anabizi cyane. Oya guys tell us nibyo ariko no ibyo avuga bibaho ariko ntabwo ari ariko mwagiye mugira dufunguye imitima y'abantu ba Chimers bose yo kutureba hano bakatubwiza kindly give us your comment because this is just crazy. Chimers nukuri mugira abatipe benshi no abatipe benshi ibyo bagabo barabikora no ibikorwa namwe abakobwa mostly abakobwa boyfriends bafite ntago bababariye nk'abagabo babo babare nka boyfriends. They're just cuddling them and holding them tight for them to keep their hormones. So iyo ni game y'abakobwa ntago ari y'abahungu nabo barabikora ikintu ngewe nzi namaze kubona mu buzima like tubona like cyabaye nka reality most of the time umuntu ahitingana nawe akenshi siwe babana cyane ibyo ni reality umuntu azi ariko kuvuga ngo bari batatu on the list and ahubwo njyewe mbona ari nk'umu outsider urabona muri mu bintu by'amasfarashi iruka ngo hariyo bita outsider outsider itambitse ubundi outsider mbona nibo bakunda kwitambika mu buzima bw'umuhungu agahita mutwara umuntu twari tuziranye na Shema tukatuvuga tuti aba bantu the couple hanyuma hakaza hari ibintu birutse kuba muri ntuza kuri social media nabibonye kuri social media ariko muri entertainment whatever umuntu yari ari kumwe n'undi for a long time the longest time ndumva muketse wamutekereje Barbara ntago ari bumenye and then igitondo kimwe save the date iza ihundi muntu and everyone babanje gutera ivi bateye ivi birashyuha kuri Instagram
urabaza barangije birahita bisohoka the guy is not even here uwo batwaye he's my guy bya bindi ubona abantu harabura gatoya nko mu byumweru nka bingahe cyangwa muzanga aba bantu barakora save the date ubukwe buze none umukobwa yararongowe none iki kintu kinarenze abajama bawamujama wa mbere baramwambariye mu bukwe urumva bambariye umukobwa mu bukwe ibintu byaremeze neza sitwabutashye ubukwe ati twavuga ngo pia yose yari iri muri ya relationship niyo yari ku ubwo yego reality. I don't think I can survive in this. Kandi nimba abantu bariye show bakirirwa basomanye kuri YouTube so ibyo bintu biruzuye biraba so outsiders baraza bagakora ibintu ukahita uvuga uti none se uyu muntu yari asanzwe amufite yaramwibikiye how come bigenze biti so bibaho ariko nibaza yuko gusa nabyo biri muri stupidity z'urukundo biri muri stupidity z'urukundo who looks stupid nuwagiye muri relationship ari naive akayimariramo akayirumira imyaka ine gashira umwana w'umukobwa akayijyamo imyaka 22 ku myaka 28 wamutipa agashaka undi muntu ari kuzuza atarantinda kurahiye ni gutubinzanga imyaka inishyushye shiba buzawajya shuti zanjye ni gute oh god mwafashe imyanzuro mukicuriza nk'inkweto uturimo tw'amaboko hanyuma nimukunde se okay nimba uri mu bintu imyaka ine akoshema you are just nimba uri mu rukundo imyaka ine iyo yose ako baba uzi ko investisa imyaka ine mu kintu mu muntu cyarangiza kikamanuka bucumu it's painful it's really painful bucumu okay so tuita ni heartbreak ukubiswe nayo cyangwa it's a heartbreak cyangwa bitemo ushabara bivuganye bati reka turye show ariko nihagera igihe cyo kwinjira we will not get married tuzabimana abiki gihe menya bana bivuga maybe kubera ko oya bate gatoya Barbara can it be that easy Anje ntago babiganiraho okay hari ababiganiraho nkaba mfite nk'umuntu dufite ibibazo dukemurirana you get what I'm saying mfite umukobwa mu buzima bwanjye dukurashinganyeho arambwiye ngende muri relationship cyangwa se simfite dufite abantu uyu munsi bavuga ati sinzigera nshaka abakobwa barabimbwe ariko nari situationship naga situationship bitari situationship barabimbwe ariko nari ariko riri nese sinshaka kurivuga nako twigeze kurivugaho mwarivuzeho so ugasanga turaryamana nta kindi kintu dupfana yeah you feel your feelings yes like naba mates mu bundi buryo like the mates hari irindi jambo bajya bongeraho imbere Chime, you get what I'm saying yego so nta kindi kintu tuvugana no guhamagara kuwa gatatu saa 2 za nimugoroba kanaka are you available yes I'm available okay let's meet at my place maybe 8:30 you come straight to my room puff you go I go nothing else tomorrow we meet muhand shanda konyo wambaye neza umeze neza ni bon muraho sometimes ari usanga n'abantu bari married abana barakomeye turi kumwe nta kindi kintu mubazanya it's only on but the thing with this ikibabaje kibi one will catch feelings of course nubundi uzasanga one of them yakachinze feelings it's going to be the woman nuko muri gukurura mwishira ariko abagabo bajya bakacinga feelings byadanje shema the lady is going to feel because normally ukuntu bikozwe nibyo bivugwa scientific na biologic n'ibiki bavuga ko a lady to get to that point if it is not akazi kawe umurimo wahisemo feelings will definitely come Ange because we are very emotional these days ako wowe ntago tuza abantu bana nabo shema oya ariko ikibazo ikiza cya Chime we have our people who follow us and they give us comments you sometimes get time and read the comments uzasanga ibintu nkubwira bavuga ngo bakubwira ko ari byo biri hano hanze sibyo so these days byo kuvuga ngo abakobwa batwara feelings barahari so dufite abakobwa b'amarobodo barahari nka batanu kandi nabwo ubwo bagiye batuye mu bice by'icyaro so urumva ntago batuye muri umukobwa araryamana n'abatipe 5-6 wina week hose afite yo feelings ntago afite umutima ugatuza gukoza kuzuye imitima afite imitima nk'umunani oya nta mutima reka hari nabikubwiye ngo iyo atari akazi kawe kuko hari abigira akazi uyu ntago ari mu kazi
Are you kidding me? Uyu ntago ari mu kazi, ntago urimo muravuga indaya, kuko indaya zigiye kujya zisoreshwa icyo tuvuga amazina prostitutes. Bagiye kujya basoreshwa. Ibihugu bimwe n'imwe byaratangiye. Ariko ntago hano turagiye. Ntago biratangira. Hano se zirahari nta ndaya zihari da? Ni ndatwa nta nubwo. Indangamirwa. Ndatwa. Oh God, this show is so chaotic. Ibyo muri kumwe. Bazikorera amaboko tubona avuye muri. Umva nkubwire mamanje. Ikibazo cyo kuvuga ibintu abantu bishyizemo birirwa bavuga ngabagabo ngo sex ngo is for fun ngo they can sleep with abakobwa benshi in they catch feelings themselves. Ariko ni men catch feelings. Abagabo nabo n'abantu ariko barazijera nago biba crazy nk'iby'abagore how we catch feelings. Mwebwe muragenda mukicara mu cyumba cyanyu nk'abadamu mukafata umwanzuro nta mugabo hari. I'm here, I'm a man and I have feelings. I have emotions. I know ikintu gishobora gutuma ngira kuri extent yo kuryamana n'umuntu nuko umuntu mufitiye feelings, sibyo? Si nk'iyo hari abantu bajya ku muhanda bakagura indaya, sibyo? Wari ikibazo bashaka kwikemurira, ariko ntabwo waryamana n'umukobwa for me ntabwo ushobora kujya kuri iyo point. Frankly speaking, mufite mu rukundo bikaba rimwe, bikaba kabiri, bikaba gatatu, ntabwo ugize umugore, ntabwo natekereza inyuma yawe. Now my question iraza aho ngaho uvuze ngo umukobwa she will be having you and 3 others. Aho niho jewe na questioning. For a guy urumva wowe uri composed like urimo uvuga ngo jewe biramutse bimbayeho. Ako remind ibuka yuko hari abandi ibyo ngibyo bitariho. Arakubona bya bindi byo kuvuga ngo abagabo n'amaso. Arakubona and then avuga ngo my next prey is this one. Sibyo? Akagufata nk'umuhigo, akagutwara nk'umuhigo. No, duhindure tubigire no umukobwa niba ari we ubahiga akaba afite abo bane kandi akaba ashobora gusavinga aho hantu hose. Ubwo se bihindutse. Nyiri kintu ndakubwira dufite ikibazo first of all cy'amarangamutima, sibyo? Second ndi kuvuga kuri generation ntoya. Between 18 went tugeze kuri 30, sibyo? Ibintu byose byabaye modern. You get what I'm saying? The peer pressure, like mfite mu byukuri cyanyembo cyanjye kibi nikundira, sibyo? Nyembo ngunda kumutanga urugero. Nyembo ni bogari mwa bantu mwe. Biteye ubwoba. Sibyo? Mfite cyanyembo cyanjye kibi nikundira, ariko nkajyana kandi gatipika ka bogari ka Brian kamore. Ba Brian bose basigaye banyandikira ati waratwinjiriye. Reka dufate wenda Jackson, sibyo? We bogari nkunda. So cya Brian cyanjye cya nyembo turakundanye, tugize iki, tugeze ahantu like we are so much committed, we are together. Ariko no kwevolvinga niki nuko nyenda na Barbara kafite umusheri mwiza we bogari, iyo turi kumwe numva ntajyana nyembo wanjye bintera n'isoni kumutwara, kandi umushuti wawe ni inshuti na Jackson, turasohokanye ngiye na Thad Wirinze na Jackson ya Thad Wirinze no muye na Jackson ngiye kumvugisha neza kandi ni bogari ngiye kumujya amarangamutima. Jackson nawe he's easy pafu, turakubonanye, turakundanye, turaryamanye, tugize iki, ndacyasavinga nyembo ndangiye usavinga ahantu habiri. What igeze habiri nta gatatu urahajya nta kane urahajya, bidakoye ko nyembo kimona nka sheri wawe, ariko kugira ngo udistingue muri societe ukaba ufite usavinga ibyifuzo ya ese abantu bajeriza stress gute. Ariko tube turekeye aho ngaho, hari ikindi kintu ushaka tuvuga kuri I want us to come back to things twageze mu bintu biremereye cyane, tugaruke kuri things people do stupidly in love. Hari ikindi kintu ushobora kubukundana n'umuntu akaba ari toxic, ari mubi, ni mubi kuri wowe, asenya umutima wawe, asenya amarangamutima yawe, aragusahura urabizi, uhora umutanga amafaranga, umufungura business igahomba, ugafungura undi gahomba, wabivuyemo se. Nyine nicyo shaka tuvugaho. Ariko ngo uri mu rukundo, uwo muntu aguteza ibibazo rwaserera, bihora ari drama and you stay with them because that's also stupid. Twahoze tuvuga ibintu byinshi byiza bivuye muri ango zindi, ariko ndagira ngo tunavuge ku bintu biri toxic, abantu byitwa ko bihanganira. Toxic ni ibintu bibi, bimeze nk'uburozi. Uwo muntu witwa kukunda ni uburozi ku buzima bwawe, ariko ukabigumamo. Yego.
kandi bibaho cyane. It is very much stupid. It is very stupid. Hari n'igihe ugera ukabona nabizi iyo toxicity ukabuyizi. Bizi ko ari mubi kuri wowe. Iyo toxicity ahubwo yaba itanabayeho. Ukibaza icyabaye. Ugahangayika. Ukabona comfortable. Umuntu ntabwo arwana ariko afite a certain brutality, like maybe yarakayamena nk'ikintu n'ibiki byose cyangwa se kubita nko kumeza ariko icyo kintu kitaba akaba ari bwo wowe wumva ushaka, you want to feed it. Icyo kintu usko kibaho umuntu akakibamo ukamenyera ko umuntu utangira kuvuga akagucecekesha ariko cyaba kidahara akaba ari bwo wabuza amahoro. Ariko ntekereza ko nawe uba warabaye mu yindi zina. I know. Hari abantu bakomodatinga toxicity mu buzima bwabo in the name of love. Mu izina ry'urukundo ukabana n'umuntu udashobotse ugakundana n'umuntu abantu banabimenya ukadefend uwo muntu. You always have excuses. Ugahora urabona it's because of this, ukabishakira amazina and then ukabibamo. It's bad. Big time. Umutima w'umuntu yugize imana ukabikira. Nibaza ko umuntu aba afite trauma warabanje ukaba shocked n'icyo kintu ukagera ukacyakira ukiga kubana n'uwo muntu gutyo bikagenda bigusenya ukageraho bikaba normale ariko you are abused. Hari abantu baba muri abuse cyangwa guhohoterwa in the name of love. Kera bajyaga batubwira ukuntu n'abantu mu gihugu kimwe cy'abaturanyi arara gukubita ejo akagukubita igikwembe cyiza noneho bikazagera ahantu wowe icyo kintu kiguhindukira nk'imari ukaba wanakwiyenza kugira ngo ukubitwe inshinge ebyiri nziza kugira ngo baguhe kubita igitenge cy'ibisazi cyangwa baguhe n'ikindi kintu. But that's rubbish. Nyine but people do it in the name of love. Urabikora muri stupidity yawe uzi ngo ni urukundo ukumva kuko utahawe inshinge nziza ebyiri mu bitoki. Ikindi kintu Ange kuri toxicity. Hari n'umuntu moving from one relationship to another bamutreatinga neza akumva ntago biri right kuko amenyereye. Exactly. Yamenyereye gukubitwa akundanye n'umutipe utamukubita cyangwa umukunda. Hari abantu batazi urukundo akajya avuga ngo ntabwo nkunda kukise kutarankubita ai yawe mu buzima n'inyungu. That is very stupid. From a traumatic perspective umuntu uba warabaye traumatized still call it love for real. That is not no, that's not love. There's some modalities that ariko hari abacayimazi bashobora kuba batureba uyu mwanya babana n'abantu cyangwa bakundana n'abantu nimba bagukubita ajya kubarega easy turabirangije. Donc we naho ngaho bihagarari nta n'ubuvuze banzukiza amaguru yawe mbere yuko ujya kubarega none se birahindura amarangamutima yawe. Uzi ko hari abadamu ajya no kuri polisi akarega mugenzi we umugabo yamukubise bamubwira batari ku kintu tugiye kujyana muri pariki akamanika ati ni ukuri rwose ntagazo akamwisabira imbabazi kandi ariko wankubita yaba gatoya kunkubita dukundana. I mean turi muri uri umugabo wanjye uri umugore wanjye niyo mwamukunda ariko shema ukancisha akantu kurushye ngo kancisha akantu ibimenyetso amafoto zafata yamenye nge nta rukundo ngira kuko ubwo ndetse nana kujya kugusaba imbabazi nazisabira uwo wanyibye ariko twe tugiye kuri extreme yo gukubita. Hari umuntu ukubita umutima wawe atagukozeje intoki uwo niwe muhanga niwe mubi oya sha ntabwo ari niwe muhanga none se uramure gute se hari umuntu ukubita urarengera rights zawe gute ariko mategeko aba ikintu cyo torture morale torture morale basobanura uburyo nagutorutiye wabisobanura ukubita umutima wawe nanjye nakwisobanura. Hari umuntu ukubita umutima wawe mu magambo akubwira no mu bikorwa agukora akakurya umutima kandi noneho tukaba muri society kubaza ngo aragukubita oya utoya nta hantu udashobora no kuvuga ngo uyu muntu hari offense angirira kubera yuko muri society ni imfura bimwe twita gutyo. Reka mbwe torture morale irahari ni nayo nyinshi ntabwo bagikubita abazingo nakubita baramufunga kandi torture morale impamvu yanabaye nyinshi nuko torture iri physique yavuyeho menye so yafatiwe ibyemezo kandi morale nta kuntu wayiprove kandi morale niyo mbi nta nubwo ufite ukuntu yisobanura irakwica. uzi ko buriya n'abantu bagenda gusaba divorce wakubiswe inshyi the next morning barayimuha ko afite ibimenyetso buriya
ibimenyetso birahari hari ibimenyetso ariko kuvuga ati uyu muntu amarangamutima yanjye yarayasenye abibabwirira mu nzu abikubwira mu nzu mu cyumba muri babiri n'umwana n'imbeba ntizumva akajya kwicaza ko ndakubwira ati uri mubi ahubwo ntihagira n'umuntu ubona dusohokanye ari bazima ubundi narebagaye ukarya mu gitanda upfuneka wihebye wapfuye mu gitondo ukabyuka ugashyira aka make-up ukagira uduturo neza kuriya kwa Angelique ukicara mu modoka ukagenda uri inzobe ugatwara ikimodoka kumbi waraye upfuye ukamujama akakubitaho costume karuvati nziza akagenda ukazasekera abantu good morning agasmile kari kandi yaraye ijoro oya mwagiye mu bana akakubita sheri ariko ngiye ibyo ntibyakora wanyita sheri ngiye waraye unshiririza twajyana waraye unshiririza tujyana he ntabwo twajyana in the name of love in the name of love reka nze nkubwire ngo arya ngo ifuranga ishinjagira ishira sinzashirire mu rukundo donc ntabwo uzashinjagira there is no gushinjagira there's nothing like mushinjagiro nzishinjagirana nzishinjagirana sinzashinjagirana nawe reka nze nkubwire urukundo like a third party somebody that I met when I was 20 okay, I used to think that is noble until I get to know that it can be so called noble but it kills you before 30 like ukubitwa na cancer y'umutima umenye ko byica umutima like Bibiliya ndayikunda hari ahantu mu byanditswe havuga ngo biragoye guhindura umutima w'umuvandimwe ukomeretse uri offended ubabaye ukurusha ngo wafata igihugu warwana bakufasha igihugu mu myaka 4 instead yo gutryinga guhininga umuntu wabaye urumva ukuntu umutima ubabaye ubushenjaguritse ubupfuye so icyo kintu rero nekereza no kugishakira ibimenyetso you keep evidence. You keeping evidence z'ibintu byakubabaje kugira ngo ubone uko usohoka muri iyo nzira ikibabaje nuko ahantu hameze gutyo akenshi urabyakomodating ubihindura ubuzima ujya ushaka kubivamo warashize ariko kamubwire uti nubundi ni yale uzi reka mubwire sweetheart buriya umuhanga akaba n'intwari cyane nubasha kubivamo ako bisaba imbaraga nyinshi kurusha ubasha kubigumamo no I'm telling you kera I used to condemn abantu nkuko umutima wawe wanze ukavuga until nsobanukiwe yuko ushobora kubika ikintu kikakwica ugapfa bakaguhamba ndavuga abantu barapfa you better run Morife run abantu barapfa nose ujya kumva ngo my hormones ngo are imbalanced. Those are the thoughts, like the chemicals in your life are hormones are imbalanced. So ngo mutwe wanjye ngo ijisho ngo ryabyutse ngo hano ngo ryatukuye ryaturitse. Biriya ni ibintu bibara mu mutwe bimanuka scientifically maganga bari kuganiriza ibyo ngibyo bikajya mu mutima wawe umutima ugatera nabo ukazamuka nk'ijoro nka nijoro ryamye ukaruta nk'ikintu kigakubita umutsi nk'umwe mu jisho gaturika ijisho ngo rikaba ryabaye umutuku ukajya kwa muganga ngo you had ngo pressure ngarara the pressure came from something else kuko you had no cholesterol you don't have, you are not a pre-diabetes you there's nothing mugakubwira ati something mental so you have to see a psychologist that's why you have the high blood pressure and stuff. Ikiguteye umutima niki ndi umunyarwanda ndi mfura nshitagena nshira najya kwa muganga mfite stress mu kazi urebye mu kazi bantera stress uri kumva mu rugo ukanga kubivugira ukanga kubivuga ukabikazarangira one day the blood pressure twavuze ikazi hitinga stroke faisali 30 minutes rusoro twawerekeza turira cyane ngo yari imfura kandi yabaye neza umugabo. Yo, okay, so let's close this kiganiro keretse kigize nka episode 5 turabagira izihe nama people who are acting stupid right now, what do we tell them? I think biterwa na level of stupidity, not level of stupidity na stupidity barimo barakora exactly, but we just need to be sober nkuko wabivuze. Yeah, ibintu byose ntekereza ko dukwiye kubijyamo be sober, relationship like be straightforward ukaba sober muri icyo kintu gerageza ukanure apana bya la muhe aveugle harya ibintu byo kugenda muri blind n'ukuri oya tubikureho. Maybe Anje umva ndafasha kantu gato before we go to the conclusion. Don't you think abantu bagira kino kibazo kuri uru rwego tumutora kivugaho ari abantu baba basanzwe bafite
ikintu cyo gusamira ibintu byose hejuru like bagira amarangamutima ari hejuru oya n'abandi urukundo rwagufashe niyo waba udasamira hari abantu bari loki nyine n'abari loki nuko aba yabicecetse bikamushiriramo abo nibo bashinjagira bashiraho ariko abo ni nabo banagenda nabi abo ni nabo mumbabarire I swear are you loki? Are you saying you're loki now? Me I'm not loki ibintu byose mbesamira hejuru ikintu kimwe abantu banigira amarangamutima yabo hari iyo bibapasukanye nibo bakora furi z'ibisazi yego nibo bakora furi z'ibisazi nibo usanga baguye mu bintu batigize bateganya utigize unabe expecting aho yeah tell me why umwana w'umukobwa let's say umukobwa wirinze tureba twese tukazana rya jambo n'ufuramana uriya ukamuha amazina because of igitondo kimwe abyuka agahura n'umuntu umubwira niba shima mu gutwi niba sinzi aho niba shima mu gutwi sinzi turiya tugambo dushima mu gutwi hari ahantu akora and then igitondo kimwe akaguhamagara uri anti can I talk to you ukamubwira ati yes akazanza akakubwira ati agakuba kubisa amayira aho ngaho ukamubwira n'iki ivuga ndatwite akakubwira ikintu nk'icyo utarigize na rimwe ususpectinga ko yanakundana ni wa muntu ubundi ubona yibera muri frizeri ariko ibyo abo bantu rero babihisha cyane biba biteye ubwoba buryo banabivuga uko wabivuga ukanabivamo ineniziwe ariko abantu bari loki cyangwa umunyarwanda yaravuze ngo barwubika ngo nibo bagira gutya reka mbwira ikintu kimwe ibyo biboro byo gutwara inda n'iki no kuzitera biba byaramutse buriya God's plan. Erega abana ni umugisha n'umwana uturuka ku Witeka. Ariko mama umwana aba agomba kuza by all means. Iyo igihe kiba cyageze aho ndabona natinze nko gushyingirwa hari ibintu utakoze neza maze Imana ikavuga uti rero abo bantu babitwikira akurahira akabati yewe ibyo uvuga nibyo wundi umuhungu mbimubwire abo iyo yakunze akunda blindly yego kandi umutwara nk'intama bajyanye kubaga ibyo umujyanye ngo byose abigendamo kubera iki ibintu bye byose bibahariya none hari ibintu discoverinze cyangwa bishyashya bije agashaka kwifatira icyarimwe do you know that abantu bari sharp banabivuga they don't fall into those they never do that babakanuye ubundi baba bazi na technique nyinshi cyane kuko barabivuga barabiganira bafite ideas yuko people need to be sober your sobriety yawe igatuma uvuga ibintu igatuma ubaza igatuma ugenda mu bintu uzi like ikirenge ndagikoza especially urubyiruko bamwebwe uko twebwe turabyinye tuvamo yumva so urubyiruko mutware ndamwabibaze nako sorry be sober how do we go from so as we go towards the conclusion ubusazi nta kintu kizabukora mu rukundo that's what I think kora ko nyine tuzahora tuba hormone tujya muri hormone hano we are just saying things dushobora gusohoka ngaho ugasanga natwe muri twakoza gashya tukayagara ariko let's try and do this let's be intentional tugiye mu rukundo nicyo bavugaga cya sobriety sibyo very important menya ko uwo muntu muri gukundana nawe ni umuntu simvuze ngo umuntu mukundana umuhindura umutatu pati kandi yari we mukundana yari umuntu wawe ariko put some calculations man before you do some moves kubera ko iyo nkunda kureba nk'abantu kubwira abantu hano posting usanga umuntu amara postinga nk'umusheri wiwe girlfriend just a girlfriend ashyizeho caption ifite verse nk'izazaburi izimanutse zitomoye neza ejo nkumva ngo batandukanye nkabona Instagram yose yayisibye ukabona gusiba amafoto yose yego uri kumva so be intentional don't be too much drunk be in love is good enjoy the moment like enjoy the ride but be intentional do not just move in with all of you like try and keep your eyes open yeah kanura collect data niba uri ukundana n'umuntu yego urakunze uri mu marangamutima ariko utekereze ko ibyo bintu bishobora kurangira
ibyo bintu nimba hari possibility yuko ibyo bintu bishobora kurangira ntabwo uri bujye kugura ibibanza no guspendinga amafaranga udafite kwikopesha kugira ngo ushimishe uriya muntu uri soba urakanuye si umuntu ushaka kugurira ikibanza agenda agifite cyangwa umuntu ushaka kugirira iki mwene mama aragifite mama aba mu nzu namwubakiye narayirangije hari ibibazo umuntu agomba kwibaza ukavuga utari ku bundi uyu muntu abivuyemo iki gihombo amaye okay nzabasha kubana n'ibi bihombo naho texting and saying stupid things I think that one will be there the movie it's part of the movie we will all say stupid things at some point ariko tube dukanuye tuzi ngo kandi nubona akantu njye naje gusanga imana hari ukuntu ijya iduha ibimenyetso hakiri kare red flags irazikwereka imana yerekana red flags imana iguha za red flags ikakwereka akavuga nk'akantu cyangwa agakora akantu ukumva ijwi rirakubwiye muri wowe cyangwa conscience reka abatumva ijwi ry'umwuka wera ariko burya na conscience iravuga ukumva umutima urakubwiye ngo kuko hari yavuze nabi hariya kariya akantu akoze uyu muntu uko ashobora kuba yikunda utwo tuntu collect data kugira ngo ejo nanatera ivi uramutse ugeze aho guterera ivi cyangwa muramutse mubaye uzaba imibare yawe utuntu nagiye mbona kuko hari igihe iyo honeymoon phase izarangira mukajya muri realite z'ubuzima which is the longest period ni mujya muri realite rero twatuntu wagiye ubona twatuntu wumvise cyangwa wakundanye n'umuntu ukundanye na Shema Angelique arakubwira ati nyamara Shema okay not you because nyamara nubwo ukundana na kanaka dore amakuru tumufiteho naya wizana ibintu byo guhumiriza ngo yango baramubeshyira ngo kandi abakobwa rero ni twebwe bapfafa akubayeho uhita ugenda ugatubwira uskukana kambwiye ngo Angelique ngo yakumbwiye ibi nibi kandi ubwo wenda Angelique afite amakuru y'ukuntu umuntu wawe ari Marine akugira inama wanze kumva cyangwa famille na famille igakora research igasanga uwo muntu ntashobotse bakakwicaza bati mukobwa mwiza muhungu mwiza uriya muntu amakuru tumufiteho naye genda gahoro ewan ugaterura story ukayijyanira wa mutipe cyangwa wa mukobwa mukundana ngo mukuru wanjye yambwiye ibi inshuti yanjye yambwiye Don't know ko hari imvugo ivuga ngo ntago bakibahana bajyayo babahana bavayo iyo ni ya kera basanze kubahana bajyayo ari intambara ntago bikunda ni intambara barakureka urumva n'ikinyarwanda naho hano umusore agenda muhana agaruka kubera ko nyine iyo umuhana nuwa kera urasanzwe ni ukuri kose mu kinyarwanda baravuga ngo umugani wa nyawo ntawe hano wahanutse ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo nta muntu hano wahanutse ariko ubu dusigaye duhana bahanutse ko nibwo bumva kuko bababaye you see iyo amaze gukubita umutwe hasi nibwo yumva ko I have mfite igikomere ahangaha sinzongera gukora muri no position ariko mbere ntabwo bikunda that's the thing let's be sober if nimba ufite amahirwe yo kugira inshuti zigukunda zikubwiza ukuri zidafite ishyari kuko hari n'abakugira inama ko bafite ishyari uwo muntu wawe bashaka kumukwaka ariko nimba uri sober inshuti zawe zikakubwira ngo hari yagenda gahoro nimba ufite famille ikubwira ngo hari yagenda gahoro nimba ufite abantu musengana nimba usenga wenda abantu musengana bakakubwira bati tubisengere ko turimo turabona ibi bintu genda gahoro sibyo batazaguhana ugaruka kandi nimba hari twa red flags imana yemera kubona udufata udukube n'inshuro 10 kuko nimujya mu rugo bizaba amplify to be the red sea uzazituramo but dusoza ikiganiro Angelique ntago twakureka ngo ugende tutavuze ku kibazo umaranye iminsi ikibazo ugiposta kuri status zawe ahantu hose twarabibonye twe tuzi ko tuzakuzana hano tuvugaho Angelique afite ikibazo cy'abantu ngo basigaye bambara amakanzu cyangwa amajipo agera hasi bakagerekaho umwitero hari dote nagiyemo vuba hangaha sibyo buyivuge harimo umugore w'umukire mwiza pe urabizi ko ari umukire ndabizi ufite nimero ze Shema okay komeza turavugana nyuma ya hano harimo I can't with you umugore w'umukire umbarata Ange umugore w'umukire mwiza yasaga neza mwitegereje mbona yambaye ikanzu nta nubwo byari ikanzu sheri cyari kijipo
kigera hasi n'agasengre n'akitero ndavuga nti wowe Angelica kubonye kandi seriously kandi iyo jipo yari nziza nyine yari jipo y'amafaranga ubona ko uyu mugore mwiza yisizemo amafaranga n'agasengre yari yambayemo you could see money, you know money talks. Hari ukuntu umuntu yambara and you're like I see the money. Nakitero keza pe ariko nagiye kubona mbona ijipo iragenda yo urabona hari ukuntu umushanana uflowinga neza iyo wambaye umushanana ufite ukuntu flowinga no mwitero nakize ntiyambona ikijipo kiragenda kigira gutya ndavuga wowe Angelica. So tell us, you've been struggling with people who are wearing skirts and dresses. I'm the only one who's struggling. Unese baze wowe wabitekereje ko babonye ko narabyanditse narabibajije and mind you the status yabonwe n'abantu benshi cyane and abantu nabonye ama feedback abantu banyandikira no bambaza ndavuga so this is a concern ku bantu benshi. You're right. Nashatse no screenshotinga ndavuga ariko abantu ntago twabivuganye ko ndimo ndikorera agasondaje kameze gutya so it's not good ndabirezuma ishira so narabibajije ko I've been questioning myself ndavuga wenda maybe ndi mukuru wenda ntabwo ndimo nagendana na moves zirimo ziraza n'ibigezweho ariko natekereza ko umuhango wo gusaba no gukwa ni umuhango w'ikinyarwanda, ni umuhango wo gushokesinga what we have in our culture. Ni kandi culture yacu umuntu abika ibyayo kugira ngo n'abazaza inyuma bazamenye ngo ibintu bimeze gutya. None nkaguma mbyibaza nkavuga ko abantu babuze imyenda bambara byagenze gute, what is happening? Uwo mbajije akambwira atari kurabibona harimo guhanga udushya creativity, tugomba kugira gute kwa miliyora ibintu. Bibajije mbona abandi bantu bafite ama concerns batumva ati njya mu bukwe ati nkajya kubona nkabona umuntu aje ameze kuriya nkavuga ndabwo se ko narwanye na sari nkabona sari kuko hari igihe hari sari y'abahindi nkajya mbwira abakobwa nkamubwira niko se urashaka ko wambara sari, noneho igikabije muri ibi byose ushaka kwambara sari wenyine nta nubwo ari the whole team of yours kugira ngo tuvuge ngo ni ikintu mwazanye muravuga ngo reka twambare gutya. Usohotse uri umuhinde abasaza bavunyishije hanyuma barakirwa baraza bavuga ikibagenza, urasabwa urakobwa baragukwa inka barazivugira, usohotse uri kuchikuchihaye kuchikuchota bakuvanga abakobwa bacu ni beza cyane iyo ndimba usohokeyemo warangiza ugasohoka uri bagasohotse ari tumu pase dusigaye dusohoka turi oga na turi ariko bari abashatse abagabo baba Nigeria bikorwa muri dote z'abanyarwanda ari mixing culture, it's amazing. And mu gihe umugabo wawe afite culture ye arashaka kuyishokesinga nawe zane none ugasanga ushatse umugabo wo mu gihugu muri Ghana muri Nigeria araje yambaye bya bintu bambara ya myambaro yo bambara harabambara biri very cultural ibintu bitera n'ibintu nk'ibyo n'ibintu by'ibintu. Noneho wowe uri umunyarwanda waje gusabwa mu Rwanda urashaka kwambara nkabo, kuki atambaye nk'abanyarwanda yahise cyangwa se kuki mutana bipanze mukavuga hari ukuntu bakora wowe wambara ikinyarwanda njye nambara iby'iwanyu reka dukore wambara iby'iwacu nanjye nambara iby'iwacu, ni ibintu turabika souvenir tuzereka abana tuzababwira yuko papa va nanjye mba ariko this is our culture. Ibyo ni mu rwego rwo keepinga souvenir ariko se mu rwego rwo no gusigasira what we have. If niba dutangiye gutyo mu myaka 3 4 5 irimo kuza with creativity industry, kuko buri yanyambwira abantu ngo fashion banza ari umudayimoni kuko it's a move and it tries very quick kirinjira twese tugahita tucyambrasa kandi tukakita tugisiga karangi tukahita tucyakira. So nkumva havuga not ko ndi muri iyo industry, not ko ari uko nkora muri ako kazi nkavuga why kuki niba ari umukenyero utawuhindurira ukawugira ubwi ukawambika ukawutaka ukawugira mwiza ukagira ukuntu wamiliyora ariko ntuwusunike ntuwuvane mu nzira. Ibyo bintu rero birandya bikamvuna ndavuga man si ibintu is it an obsession or something like that? No, I think it's a problem. Nuko na post yewe nibaza ko harimo n'akantu k'ishyaka ry'umuco wacu yewe ko ngako karimo cyane ishyaka ry'umuco n'imyambarire yacu nk'abanyarwanda.
ariko jewe biransetsa nta hantu ndabona aba Nigerian bahinduye cultures ntabwo babihindura they never do that cyangwa abagande cyangwa aho niho handya twebwe nitwe twihutira kwakira imico gusa n'abandi why don't you just be we twebwe umukenyero ukuntu abazungu bawukunda I know yagize umwana akawambara turabagira aba client baza ugakora mu buryo bworoheje ntumushyiremo umweko kugira ngo atazayoberwa ukuntu akora ugapima ku bipimo bye ugakora nk'aho ari umukenyero ibyo ngibyo at least ni umukenyero wa miliyoyi ariko kuhindura ijipo noneho kuyihindura ijipo igufashe bodycon byandika icyo gihe nanditse bodycon ukawuhindura umwenda ugushushanya ukuri uri buze uri imbere ya sobukwe barabyambara se n'ibyo ibashushanije of course barabyambara nabyo noneho uriya mwitero most of the time mwitero impamvu awushyiraho ari muremure nuko inside haba harimo ikanzu nyakanzu imwegereye imushushanya like nibyo rwose ufite ikimero turabikunda uri mwiza ubusa neza ariko umukenyero aho mbibonera rero bikarwaza hari ubwo wari wabona nk'abantu biyubaha cyangwa abantu bumva bagomba kugumana umuco ukabona abantu bari hopeless bashobora no gukora ibintu bashobora no kujya mu ruganda bakavuga ngo genda shaka umwenda wanjye jyenyine kuri iyi si ninjye uzawambara ariko ukabona uwo muntu aracyarwana n'umukenyero aracyambara umukenyero wowe uri muri arwana utegereje yuko tuzakora kuri mobile money ariko at the end of the day uzaza utwambara ikanzu birandevolta ndavuga is it real ese iri shyaka ni iryanya ryo kuburyo ntavuze nibande twaganiriza icyo kintu aho nabigejeje nta bantu twaganira tukabigira itegeko it can't be a law kuko twatwinjiriye abantu ariko can we keep it for the sake of our parents ushobora kuteba itegeko ariko bikaba ikintu kiba raised abantu bakabivugaho you know what I'm saying like bakavuga ati ntibikwiye kuko hari byinshi bitari itegeko nk'ejo nazo nkubwira ibyo gutwika ijambo gutwika ko like n'ubusabe bwa minister ntibyari bikwiye ko muri twari twitse muzi ntekereza ko icyo kintu hano cyavugiwe hariya twese byabaye nk'ari itegeko like byabaye nk'ahari umuco nta mukivuga ibintu byo gutwika twarabiretse ariko somebody like ibintu bishobora kuvugirwa kuri rundi rwego ntibikwiye kujya mu bukwe bw'ikinyarwanda uri umuhinde wambaye imyenda y'igihinde that's it wambaye umukenyero ukorwa gutya umuntu yambara mwitero n'umukenyero ntabwo umuntu yambara ikanzu imufashe nko manjike bivugaga ngo arinze wo mwitero cyangwa ijipo that's it I think it's crazy urabireba nyine ukavuga ati abana when we are preparing our gusaba and ibirori and whatever ese hari abatante baba bahari our parent do we talk to them I don't think biragaragara yuko ababyeyi ntago dugifite uruhare tubona ibirori tukakira igiseke n'ibindi byose ariko ntabwo dufite uruhare muri akutwama y'abana bacu ni ukuvuga ngo umwana aragenda akajya ku muvenda kazi wacu akatuganiriza tukavugana nawe tukapanga ibintu tukamuha package ye hanyuma ku munsi w'ubukwe akazasohoka gutyo yiyambariye uko ari mama we ari tante we bagakubitana n'igihindi nibyo natekerejwe nabitekereje do we consult our parents ese turabiganira ko hari abamama bari very intentional mutangira bya biganiro bya mbere mutangirana n'umukiriya abahari mama w'umukobwa yes mukaganira akajya yumva ibintu uri muravugana do we still have those parents bajyana n'abana icyo ni ikiganiro ibyo rero nibyo byari byansashije ndangije mbikubise hariya mbona abantu ibibazo ntabwo ari ibyanjye gusa hari n'abandi babyibazaho ndavuga how do we do this ariko we will keep on so chimers mutararongorwa mutarasabwa please do not disappoint us nimuzadukoza isoni mujye kuzana ibintu byo kwambara amakanzu n'igihinde ntimudutuke kandi it's very important for our culture please, let's keep our culture because aba Nigerians njya ndeba ukuntu bambara n'ababastari bari big names muri Hollywood batahi wabo bakambara bya bindi biri original niba ari inigi 200 niba ari ingofero niba ari ubwoya bakabikora traditional rero twebwe bambaye nk'abapfumu keep going natwe dukunde umuco wacu dukunde imyambaro yacu and yes chimers this was wonderful ntabwo iki kiganiro cyarangira but I think we are saying peace yes I'll say thank you to Angelique thank you so much thank you so much ndabakunda and chimers I love you thank you so much chimers we'll see you next time